Kristo Yesu akuzwe. Ngenitwa Padiri Kazimiri Uwumukiza Kazimiri, ni padiri mukuru wa Paruwasi Katedrali Mutagatifu Mikayeli hano i Kigali. Ubundi ishinzwe na komisiyo y'umuryango, umunyamabanga mu rwego rw'igihugu wa komisiyo y'umuryango mu nama y'abepiskopi. Uziko umwepiskopi ushinzwe komisiyo y'umuryango ni Musenyeri nde Antoni Kambanda, sibyo? Ubundi komisiyo igira umwepiskopi ushinzwe n'umupadiri bagira sekreteri mu rwego rw'igihugu. Nuvuga ko ibyo tuvuga hano rero ni ibijyanye mu nshingano zacu. Turashimira Jean de Dieu wadutumiye hano. Ubundi ariko nazanye n'abandi bantu babishinzwe muri diocese bashinzwe ibyerekeye ngo guteganya imbyaro nk'uko mwaza muyivuga, cyangwa iyo gahunda mujya mwumva hirya none mu maradiyo. Niyo mujya mwumva kiliziya ikomeyeho mu buryo bwa kamere guteganya imbyaro, ubo ni abasipesiyaliste cyangwa ni abatekinisiye, yenda muzagira undi mwanya wo kuganira nabo buryo bunoze, nk'abakobwa uko bakaganira nabo. Ndizera ko mu minsi iri imbere, mu biganiro biri imbere, ubu no kugira ngo tubahe imirongo ngenderwaho ya Kiliziya Gatolika. Impamvu ese Kiliziya kuki yanga ko abantu bakuramo inda? Ese Kiliziya kuki iteganya bwa buryo bwayo bwihariye bwo guteganya imbyaro bakoresheje uburyo bwa kamere? Kuki Kiliziya ibikomeyeho no kubera iki? Iyo tugiye kwiga hano mu kanya gato turaganira, ubundi muze kubaza n'utubazo tunyuranye. Ndizera ko dufite igihe gihagije. Ikintu tugiye gutangira hano, banyandikira barambwiye ngo ibyo Kiliziya, uko Kiliziya ivuga ku byerekeye kuboneza urubyaro, twebwe tubyita guteganya urubyaro, sibyo? Guteganya urubyaro niko tubyita muri Kiliziya Gatolika, ku guteganya. Ikindi icyo Kiliziya ivuga mu gukuramo inda, kuki itemera gukuramo inda? Ubundi abandika mu bitabo ko gukuramo inda ni icyaha, sibyo? Ni icyaha. Uhita wumva neza impamvu Kiliziya igira itabyemera, kuko uba wishe iki? Umuntu. Urumvikana? Kubera ko umuntu kuva agisamwa aba ari iki? Aba ari umuntu wuzuye. Kandi ubuzima bw'umuntu ntabwo buri mu biganza by'umuntu. Ubuzima bw'umuntu ni Nyagasani wogira ute? Nta muntu uza kuri iyi si Imana itabizi. Uhita wumva neza, yenda n'umuntu ashatse yisohokeye ahita yumva impamvu Kiliziya ivuga ko gukuramo inda ari iki? Ni icyaha, sibyo? Ubundi kubera ko wishe iki? Wishe umuntu. Kubera ko kuva umwana agisamwa aba ari umuntu wuzuye. Tugiye gutangira rero, niwagira ngo ni intangiriro y'iki kiganiro cyanjye. Kuki muri iki gihe, muri iyi minsi, bavuga ibyerekeye byo kuboneza urubyaro, guteganya urubyaro, ibyo gukuramo inda? Kuki muri iki gihe babivuga? No kubera iki? Ese mbere ntabwo byabagaho? Ese mbere ntabwo iki kibazo cyari gihari? Kuki muri iyi minsi bivugwa cyane? No kubera iki? Muri mwari umuntu, kuki murajya musubiza? Tugiye gukora ikiganiro hano, sibyo? Tugiye gukora ikiganiro. Kuki muri iki gihe bivugwa cyane? No kubera iki? Mujye muzanshaka gusubiza. Kuki muri iki gihe bavuga ibyerekeye kiriya kibazo? No kubera iki? Muba no kubera iki? Kristo Yesu akuzwe. Ugiye kubona impamvu bavuga kuboneza cyane kurusha uko babivugaga, kuko bareba isi aho igeze n'aho yerekeje, bakabona umubare w'abantu maze kuba mwinshi, bakaba ari bake. Ni kubera ko ni ikibazo utagomba kwirengagiza. Impamvu ni ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage butajyana, umuvuduko w'ubwiyongere bw'abaturage butajyana n'iki? N'imibereho y'abantu, sibyo? Ubukungu ntabwo bwiyongera cyane ukurikije ubwiyongere bw'abaturage. Ese nibyo? Ikindi uhita ubona ikibazo kirimo, abasoma interineti muri iyi minsi mwumvise yuko ngo hari nk'abantu bageze ku 12 ku isi bafite umutungo ungana na 90% w'iki? Umutungo w'isi. Abaherwe nka 12 bafite umutungo bawihariye, bafite 90% y'ubukungu bw'isi. Urumva rero abantu bandi bangahe? Hafi 90% abo bantu batunzwe n'utundi 10% cyonyine by'ubwo bukungu. Kuko uhita wumva neza utese kuko ubukungu bw'isi nta buhari, kuko ni bukeya.
ni bwinshi ariko bwihariwe nande n'abantu bakeya. Nicyo kibazo gikomeye gutyo. Yego yenda wareba abaturage ubwo abo bose 90% y'abaturage batuye isi ukabona bafite 10% y'ubwo bukungu, urumva rero barakennye, sibyo? Nuko nafite ibintu 100 abantu 10 cyangwa bangahe turi abantu 100, aho kugira ngo umuntu atware kamwe 1%, ugasanga 90% bifitwe n'abantu bangahe 10. Abandi bizagenda bite? Azajya arya rimwe ku munsi, ubundi ntabone ibyo kurya, ariko bisaranganyije twese twagira dute twarya. Nacyo ni ikintu cy'ingenzi uhita wumva muri iyi si. Bityo rero muri iki gihe ikibazo kiravugwa cyane, ese byifashe bite? Niko gace ka mbere, byifashe bite muri iki gihe? Kuki ikibazo kivugwa ni uko ubukungu bw'isi bwihariwe n'abantu bake, ugasanga abantu benshi batabona icyo kurya, batabona icyo kwambara, batabona icyo kwiga, ndetse no kugira ngo abone akazi bikamugora. Ikintu cya mbere twandika uyu munsi turavuga yuko ubuzima muri iki gihe burahenze. Kugira ngo umuntu yige, kugira ngo umuntu yubake inzu, kugira ngo umuntu ashake umugore cyangwa umugabo, murabizi nyine bamwe murakira abajene hano yumubwiye uti none sindagutwara he wa mukobwa we, nta nzu ngira, ndacyaba iwacu, naho nta bari kuno kubasenyera hano mu mujyi tugiye gutura ahandi, sibyo? Ugasanga agasambu k'iwacu yenda muri paruwase hirya y'uyu mujyi, ati nako kabaye gatoya, ese ndagutwara ngo tuye gushyingirwa tuzarya iki? Nzajya nkureba gusa mu maso gusa dutahira icyo. Urumva n'icyo kibazo, ubuzima burahenze. Abana se baziga bati? Ese akazi muri iki gihe, murabona abantu benshi barangiza muri iki gihe nta kazi bafite, bashomera, bati ni muhanga imirimo. Wandati se turahera kuki? Ndahanga umurimo nta n'uduhumbi 5 mfite cyangwa 10,000, ndahera kuki kugira ngo mpanga umurimo? Urumva ni ibibazo byugarije isi, byugarije n'igihugu cyacu muri iki gihe. Bityo rero ugasanga noneho ati yaba leta yaba kiliziya mu nyigisho zayo ifite uburyo iteganya, turaza kubigarukaho, kugira ngo uwo umuvuduko w'ubwiyongere bw'abaturage use n'ujyana n'ibyerekeye ubukungu. Hari ingamba nyinshi zishobora gufata, nka kiliziya arizo iteganya, nabyo yemera ko abantu bashobora guteganya imbyaro bashyira umwanya uhagije hagati y'umwana n'umukurikiye, ukabyara abo ushobora no kwitaho, uha uburere nyabyo. Turaza kubigarukaho hano ku buryo burambuye. Ariko hari ikindi kintu abantu bibagiza, no gusaranganya ubukungu bw'isi. Papa Paul wa gatandatu muri 60 na inama ya Vatikani ya kabiri irangira 65 yanditse yanyandiko nyine yo guteganya imbyaro, uburyo buboneye, umuntu uboneye kandi n'Imana mu guteganya imbyaro, yemera yuko abantu bashobora gushyira umwanya hagati y'umwana n'undi. Kandi hari impamvu turaza kuzigarukaho hano, ariko ndashyiramo ati ariko na leta zigeze rero ukuntu abantu basaranganya iki ubukungu baba bafite, kuko nabwo nacyo naba ari ikibazo gihagije. Nicyo gisubizo kirimo, ntabwo kugabanya abantu byara, ahubwo no kugira gute no gusaranganya utwo muba mufite duke dufite. Ubuzima rero burahenze, icyo kintu cya mbere uhita ugaragaza hano. Ikindi cya kabiri ni umuvuduko w'ikoranabuhanga n'iterambere, uzana ibyiza ukazana n'iki, ukazana n'ibibi. Mu bibi bituruka ikoranabuhanga muzi ko ari ikintu cyiza. Wenda najya kuza hano ntise muri gukorera he, turi Kagugu, ko nahabuze nda padiri akambwira ati nugera kuri cya gipangu ukati, ushobora no guhagarara hano nkohereza message uti bya bintu mu binkore ndaje mbifate, cyangwa nkohereza email ukabikosora mu kanya gato mugakora ibintu mwari gukora iki igihe kinini cyane. Ikoranabuhanga rifite ikintu cyiza, musiko no mu buganga basigaye bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo bavure umuntu batamubaze, bagashyiramo twatuma gutya bakamubaga bareba hagana he kurekera hano, bakamubaga neza. Ntusange hari ahantu mujye muri abantu babazwe kera usanga ho n'indodo bazicishije bigaragara, sibyo? Ariko ubu nyine ntabwo bigaragara, bashyiramo utwuma imbere gutya dutoya gutya, ubundi bagashyira hano kurekera bakamubaga badukoresheje gutya bayobora. Urumva rero ikoranabuhanga ni ikintu cyiza muri ubu buzima turimo. Ariko hari n'ibi by'ikoranabuhanga, nuko tugira dute dukopera iby'ahandi tukabikoresha nabi. Ibyo muri kubona ahandi hose, ati mbonye abasitari bambaye amapantaro bacikaguritse nanjye nyambare,
urambara mu giturage baraguseka nyine ndetse umuntu byamugendekeye bite. Mbonye i Burayi nta bantu babakibyara kubera ko abana nyine barajena bituma batajya ku mazi ngo bajye koga, batajya gutembera, nawe ugahita ubyadukana ngo nanjye uko tugomba kurya firingi n'umufiyanse wanjye n'umugore wawe, numva ugahita ukopera ukabizana ako kanya. Ese urabikeneye? Ayo maso urarya mwiki? Wikeneye urarya mwiki? Wabuze ni rwa rwo kwishima ngo ntawe ugiye natwe dusohoke musohoka se mujyahe mwabuze mutanahinga n'umurima mufitaho. Urumva ugahita ukopera ibintu byose ukabizana. Wajya mu bihugu bimwe muzi ko nk'ubu ikibazo gikomeye Abashinwa bigeze kuko ari benshi bigeze kuzana gahunda ngo bajye babyara umwana umwe. Urumva noneho bijya mu muco wabo abantu barabifata kugeza n'ubu. Ejo bundi bagiye kubona babona abantu bakuze nibo benshi cyane, bati turakoresha iki? Noneho bashyiraho itegeko noneho mujye mubyara babiri, abandi ntabwo tubishaka, mwadushyizemo kera ubu twarabifashe kubyara umwe. Urumva kiba ikibazo. Mujya no mu Budage mujya mubyumva ko abantu barengeje imyaka 65 ari nka 80%. Bakazi abantu bazakora bati, ugasanga abanyafrika barabiprofise rero bakajya gushaka akazi. Baca munyaje gushaka akazi. Murumva ikibazo gihari, ushobora gukemura ikibazo uyu munsi ejo kikagira gite nano hakuvuga ikindi kibazo kiremereye. Ariko wa muco wo kwikunda turaza kubigarukaho. Ikoranabuhanga n'iterambere rizana ibintu byiza, ariko nanone rikazana ibintu bibi dufata gutya nk'ibisubizo by'ikibazo cyacu. Maraza kumva impamvu ndi kubivuga gutyo, kuko Papa aravuga ati ese nta kuntu mwebwe aho gukopera ubuhumyi iby'abandi mwashaka ibisubizo bibereye igihugu cyanyu, mugakora nk'udushinga mugasaranganya uduke mufite ntabe abantu bikubira ubukungu kurusha abandi, no kugira ngo abantu bajye batekereza muri ubwo buryo nyine. Ikindi, kurera abana muri iki gihe birahenze. Niyo nyine ubona n'izi gahunda ziza nyinshi cyane. Uzi ko n'umwana usigaye muri materineri no mu giturage zagezeho hose bamutangira hano mu mujyi ari 150, 200, ahubwo akarusha umuntu muri university kwiga kandi agatangira afite imyaka ingahe 4 cyangwa 3. Kurera abana birahenze muri iki gihe. Ikindi, kurera abana muri iki gihe biraruhije kubera iki? Kubera ibyo bintu byo gukopera iby'ahandi. N'umwana muto ubona atangiye nyine nanjye telefone nyine akarashya nk'abandi nyine gutya, nawe agatangira kumenyera gutya kandi urutoki rutarakora neza. Urumva mvuze kurashya nyine ni gutya, nuko indwara yo kurashya hadutse muri iyi minsi no muri sashika barimo abantu batangiye kujya barwara ngo urumva abaryamye ntasinzira akagira ngo telefone iravuze, akajya kanguka yareba agasanga nta muntu umwandikiye, nta message irimo, ahubwo ari iki byagiye mu mutwe buryo yumva nyine akagira ngo ni ijwi riri kuvuga, ni nk'abaringa. Bityo rero kurera abana muri iki gihe biraruhije kubera iki? Kubera ko ubuzima buhenze, kubera ko ubona amafaranga bihenze. Ikindi ni uko muri iki gihe turimo n'iki byose usanga abana nabo usanga rusha n'umubyeyi amakuru menshi anyuranye. Ndibuka rimwe turi muri iyi gahunda y'ikenerabushyo ry'umuryango, rimwe n'umwarimu w'inyamata atubwiraga ati rimwe nigeze gufata abana b'abakobwa 10 binjanye telefone, ati muzane izo telefone. Ati birantangaza mu bana 8 muri abo bakobwa bari bagize bate, bari bagiye bapasanya hagati yabo twa dufilime twa porno. Urumva ati birantangaza, ati mbonye telefone z'abana 10 nafashe gutya ngo ndebe nsanga iri muri hano n'undi arayifite, babiri nibo bagize bate batari bazifite. Ati abana baza amakuru menshi cyane ku buryo n'umubyeyi agiye kubabwira ibyerekeye ubuzima bw'imyororokere yumva umwana amurusha amakuru. Ati mama ariko yose ibyo uri kuvuga ni ibyaye. Ati no hano haranditse kuri Google umurebe hano ukuntu handitse ngo bigenda gutyo. Ati umwana basigaye baturusha amakuru, niyo tugiye kubabwira tugasanga twebwe tutazi n'imvugo dukoresha. Urumva nacyo ni ikibazo. Bityo ugasanga n'uburyo ibyo gukuramo inda cyo kuboneza urubyaro ibyo asomye nyine abona ko ari ukuri, akabifata nk'ukuri kuzima nyine ukuri ko bambaye ubusa nyine nk'uko babivuga. Ibyo nabyo urumva ni kurera umwana muri iki gihe turimo biragoye no kumuhoza ijisho, mu kanya akagucika, mu kanya ajya mu cyumba cye ugasanga ari guturuna ibifilime byawe utamenye.
ngo ubuzima twiberamo yagera mu rubyiruko ugasanga nyine urubyiruko mwigiza abantu bakomeye cyane nyine rwose n'ababyeyi muri kubigisha sibyo. Ikindi cya kane, uruhande rubi bwo kumva uburinganire bw'umugabo n'umugore butumvishwe neza, icyo bita uburinganire, icyo bita gender. Mu gifaransa bavuga ngo revers de la mujya mubona umudari cyangwa inoti ugira uruhande rwiza ariko ukagira n'iki n'uruhande rubi inyuma, ubona nta kintu cyane rutagaragara neza, rw'igiceri yenda ufashe nk'igiceri cyangwa umudari, muzarebe nk'iyo midari amaye umudari mukitegereze neza, ahabanza hari ishusho yande ya Yezu cyangwa Bikira Mariya, ariko uzarebe inyuma haba ari iki, kubona nta kintu kihari. Byakunda kwita ngo ni revers de la médaille, ngo uhinduye umudari inyuma. No vuga ko na genda buriye buringanire bw'umugabo n'umugore harimo ibintu byiza byabo, byahaga agaciro umudamu umugore mu mico nk'iyo muri Afurika cyangwa n'ahandi, ariko bamwe bakabyuriraho bigahinduka nk'ikintu ati noneho ukagira ngo umugore yigaranzuye umugabo, yigaranzuye umugabo, ndetse no kujya mubwira ati nawe uzajya urara hirya nkurinda nzanze igihe nshakiye, nanjye nshobora kujya kurya inkoko mu kabari hamwe n'abandi badamu, nanjye nshobora ndibuka byatangiye n'abadamu batangiye kujya bajya kurira inzu nyine ngo bagiye kugira bate, natwe dushaka akazi k'ubuyede. Traje ni byiza cyane nyine, abantu bagashaka amafaranga, ariko ugasanga ukagira ngo ni gahunda, ni uburinganire bw'umugabo n'umugore, rimwe na rimwe ngo bwumvishwe nabi, niko murandika sibyo, bwumvishwe nabi, mubyandike gutyo, mutazobanika ngo uburinganire bw'umugabo n'umugore ngo padiri avuze ko ari bibi. Oya, ni bwiza uko abakobwa bahawe agaciro kabo n'abashaka gukora imirimo nk'uko abagabo bayikora. Icyo ni ikintu cyiza, kurya kubaka inzu, yajya kwiga akaba injeniyeri nawe, ndetse n'abagabo nabo akaba yafata umwana akamutemberana akamuheka akamushyira kandi iki byose nabyo bibaho. Ariko hari aho abamwabyumvishe nabi bakumva yuko umugore yigaranzuye umugabo. Muri iyo gahunda rero harimo n'ayindi mujya mwumva mu bihugu by'amahanga n'ahandi hose, aho abantu bati ariko ubundi se no gusama inda ndumva nge byanjena, bakajya n'iki umugabo n'umugore bagafata intanga zabo bakazijyana ahagana muri twa tumashini muri Afurika y'Epfo, muri Kenya n'i Burayi, abana bakamurira muri cya cyuma. Urumva sinzi wabivugaga neza abyandika neza, ngo ahubwo mu minsi iri imbere hari igihe umugore azavuga ati ariko ubundi mwakoze icyuma iki gikora abana, akajya njyayo nkakandaho nk'ujya gushaka kugura pizza, ukanda ati ndafatiye umwana akamuzana. Ahubwo mu minsi iri imbere hazasanga icyuma noneho gikora abana hariya, ajya agenda ati harya ndishakira umwana. Noneho umugabo abagize ati abagabo muragatoye, nta bagabo zongeye nyine abagabo soza bamaze iki noneho birangiye, ikibazo kirangiye. Umuntu afite amafaranga akajya rero akanda ati ndashaka umwana umeze gutya, bakareba ntuza abana mujya muri salon de coiffure mukaraga coiffe ka Josiane, kari akanorisi, kari akande bose ukakanda uti ndashaka ukijyanira. Urumva nyine ahantu isi igenda igira, mujya mubona n'abasitari b'i Burayi bigenda bite, basigaye bajya gushaka ngo remere porteze, ababyeyi bamutwarira iki, bamutwarira umwana. Urumva ngiye mfite umugore, tugafata intanga zacu zose tukazijyana mu wundi mudamu uzadutwitira. Urumva uzadutwitira, yamara kumubyara nk'ibyanjye ubundi akamuha amafaranga akigendera. Urumva ibintu bigeze bahita remere porteze, ababyeyi mbese batwarira umwana mu nda abandi. nkajya buva harya ni Ronaldo bajya bavuga ngo afite abana ba mbere yajyanye hari umudamu umutwarira abana. Murumva rero nibyo bintu isirimu, ubwo buringanire bukumva nabi akagira ngo ni umugore ugiye kwibohora ku mugabo kurya azageza avuga ati wa mugabo ntabwo gigukeneye. Ndizera ko bitazaba ari kumva umuvuduko turimo muri iki gihe. Uruhande rubi rero rwo kumva neza uburinganire butumvishwe neza bw'umugabo n'umugore. Ariko nuko mutamubona ukuntu buriya Imana ifite ukuntu yaturemye umugabo n'umugore batandukanye, byo buzuzanye raba ari byiza. Najya mbona sinzi umuntu, najya mbona abazungu umwe
umwana ukabona ngo n'umugabo yihaye ngo kumufata, burya umwana amenya n'intoki z'umugabo, mwana mubizira, yamukoraho ukagira ngo namaho mukubiseho akarira, ariko umugore yamufata gutya, nabona umugabo ari kuzenguruka mu kiliziya imbere y'ishusho ya Bikira Mariya Yezu, umwana yamuriranye ngo buriya ngo nawe yihaye ngo kwakira ngo umugore we yamufashije, umwana akarira, ukabona no umugore ati yawe, akagenda akagafata gutya, yamukoraho deja umwana kumva ko ari inde, ko ari nyina, ugahita uvuga uti ariko rega umugore ni umugore n'umugabo ni umugabo, ugahita wumva iyo affection cyangwa urwo rukundo, kubera ko umugore yamutwise n'igihe kinini, umwana amwiyumvamo ko uyu ni umubyeyi wanjye w'umugore, hari icyo Nyagasani yamuteyemo mukorera umwana kurusha inde, kurusha umugabo we, ugahita ubyumva nyine. Niyo atamwosa ahita amufata gutya, umwana niba agira ukumva mu mutwe yumvishe, akumva nyine ko atari, naho umugabo amufata niba izo ntoki yumva zihanda, akumva ati iki ni ikigabo kimfashe tu, akarira. Ugahita wumva ukuntu rero Imana ifite ukuntu ibintu byayo yagiye bipanga neza mu bwuzuzanye nyine. Ntabwo mvuze ko umugabo atarera umwana ngo amufate neza, mwambike, yenda igihe umugore yabyaye cyangwa arwaye, nabyo ni ibintu byiza ukanabimenya. Abantu b'iki gihe barabimenya ugasanga ari byiza, iyo usanze umugabo w'umugore afite umwana, umugore wanjye ararwaye, reka n'umwana akamwambika akamuhagira, ukumva urabishimye, wagera muri ukabona ari guteka, ndetse batubwira yuko ngo abagabo bazi guteka neza kurusha abagore, mwari mubizi, bazi no guseriva neza mu kabari kurusha abagore. Ariko no kugira ngo twumve neza, hari ubwo bwuzuzanye yenda butumvishwe neza, ariko hari n'ibyiza byabwo nk'ibyo mvuze nyine, ukabona nyine nk'umuntu ari kubatekera, ari kwita ku mwana, azi kumwuhagira, natwo ni utuntu twiza dukopera mu bazungu, ariko twiza, natwo ni twiza. Ariko bitakuye yuko hari akantu umubyeyi w'umugore cyangwa umukobwa Imana yamuteyemo, hakaba n'akantu yateye mu mugabo nako keza, utuntu ubona ari twiza cyane. Hari igitabo bajya bandika muri iki gihe bavuga ngo abakobwa ngo n'abadamu ngo wagira baturuka ngo kuri Marisi, abandi bagaturuka kuri Jupiter, mbese bya binyarumuri cyangwa bya binyarumuri byazinye byo mu kirere, sibyo? Kubera iki? Ngo ukuntu ngo iyo wabonye ikintu ukuntu bakora ngo usanga butandukanye. Sinzana nigeze kujya muri paruwase rimwe, hano twatiya kuruhukira, noneho umudamu wari ukuze watekeraga abapadiri aho, hari esikariye muri etaje hano twaryamaga, akamanura nk'iki nk'uramuti wo gukoropa hasi cyangwa isabune yawo muri iki byose, yazamuka akayisiga kuri esikariye, urumva aho tuzamukira. Noneho buri gihe nazamuka, ariko kuki uriya mudamu asiga ihana, ngo buriya ngo mu mutwe bava ngo n'aba bapadiri b'abagabo bajye bamfasha kwijyana hanze, urumva utwo ni utuntu abadamu bakora nyine dushekeje cyane nyine, isabune kuki ayisiga hano buri gihe kugira ngo nituzamuka, ariko yayibagira hano nkayifata nkayijyanayo. We abikora sinzi niba abishaka, ariko utuntu tw'umugazo ati nabo bamfasha, nanjye nkayizamura, ariko ndamuze ni kuyisiga hano se, ati mbese nayibagiwe, urumva nawe ntabizi. N'utu tuntu tuvuga Imana iba yaremye mu muntu, nk'uko umugabo umugore nyine yabonye yaciye hano nkakaca muri kiliziya, ahita abona ati izi ndabo aterura barushyizeho nabi, nagahita abibona. Naho umugabo araza kunama rwose akizamukira, we ikimushishikaje ni ikintu, agiye gusoma misa, hari ikintu kimushishikaje kuri iyi, ku buryo yari umugabo ubabona ufite ariko nawe uteye nk'abagore, uzi ko turatubonye uti, turumva turatubonye uti, turabonye ko twibeshye tugashyira urumva Imana ifite ukuntu ubwo bwuzuzanye yaburemye, umuntu w'igitsina gabo n'umuntu w'igitsina gore, ku buryo nyine nabyo ari ibintu byiza. Iyi mico rero y'iki gihe igenda ibituvanamo, nayo yangiza iki ubwo buzima bwacu. Mpereye kuri ibibazo byinshi binyuranye kugira ngo twumve neza ukuntu dukopera ibintu by'ahandi tugashaka ibisubizo yenda bitari ngombwa. Ikindi, muri iki gihe hateye ibintu byo gushaka ubuzima bworoshye, nakandi mukandiki de facilité mu gifaransa, ubuzima bworoshye. Abantu ngo batinya umusaraba, abantu batinya kwigomwa, sacrifice, kwigomwa mu buzima. Muzarebe nk'abana
muri iki gihe cyangwa abanyeshuri agashaka gukopera, yaba ari abakobwa bagashaka gucudika n'abarimu kugira ngo abone utunota, yacari akamusekera, sibyo? Yenda yabazanye agatambaro kiza ati mwarimu ngomba kujya mutegura agatambaro kiza ajya mbona ko nzamuha inota, nzamwongeraho nk'abiri cyangwa inota. Urumva utuntu rimwe na rimwe akaba yagira ati yatanga n'ubuzima bwe kugira ngo abone amanota. Urumva ukuntu ibyo byagize hano, kubera ko abantu b'iki gihe batinya kuruha, batinya kuruhira ikintu kugira ngo ikintu bakiruhiye. Njyewe ujya ubona inyungu z'iki gihe ati njye nashatse umugabo mbese no muri wikende, sinzi waje arambwira ati atarambwira ngo mba ndi gukora ku kazi no muri wikende ngo ntabwo tugisohoka. Umvara kugisohoka se murajya, niba umugabo ari gukorera amafaranga mukabaho n'abana bakariyamije, ugatangira kujya ntakimbwira ngo sheri nk'abandi wamaze imyaka 5 ngo rega ngo ngiye gutana n'uyu mugabo wanjye yatashye ntakimbwira ngo sheri se urayirya eshe utekesha ibijumba cyangwa wekesha mufite abana ari guteganya kubaka inzu. Ugasanga nyine utu tuntu nyine isi iki gihe umuntu agendamo gushaka ubuzima bworoshye nyine nturuhira ikintu. Ngo abantu b'iki gihe batinya umusaraba mu byandike, ab'iki gihe mwandike dutinya umusaraba, ntiwandike ngo batinye utazabona abandi. Muri iki gihe dutinya umusaraba, dutinya kugera ku kintu twakiruhiye, nicyo kintu kibaho. Impamvu ndi kuyivuga rero hano turaza kugeza mu byerekeye ngo guteganya urubyaro. Niho handi nyine ubwira umuntu ati ariko se mujye mwifata kuri iyi minsi Nyagasani yabateyemo kugira ngo mushyire umwanya hagati y'umwana n'undi, bityo mubyara abana mwate. Reka padi birakomeye biriya bintu, ya minsi aba ari iminsi myiza, nose tuye kwifata muri iyo minsi. Reka nuko utabyumva we nuko nta mugore ufite, reka niko muhita mutubwira. Urumva kubera ko umuntu yimenyereje nyine ndibabaza se kubera iki. Niyo mpamvu ndi kubyigisha gutya, ndi kwigisha kugira ngo wumve neza impamvu guteganya urubyaro. Bamwe ntabwo yimenyereje kugira gute kwifata, usanga yirekura buri gihe, yimenyereje kwirekura. N'umwana w'imyaka 10 agatangira gusomana n'abantu bakuru, murumva atangiye nyine kwirekura. Urumva bizamugora. Gutinya umusaraba, gutinya kwigomwa, gushaka ubuzima bworoshye, haba gutanga ruswa, amanota aguzwe, akazi n'ibiki byose, ku muntu yanitanga kugira ngo agere kuri ibyo bintu atabiruhiye. Ikindi, gushaka kubaho nta Mana, kwibohora ku Mana. Iki nacyo kintu cyugarije isi muri iki gihe. Muzarebe yenda uyu munsi nuko mwaje, hari benshi musiba bisa ku cyumweru. Izo kumbizo ntabwo nzibabwiye, izo kumbizo ni za padiri n'aba barejiyo baterisha kure n'abandi nyine bagize muri pasiyo zibura bivuga abandi ho simbize namuza. Muzamba mujye muza ku cyumweru byibuze, babari bakajya muza ku cyumweru, mwabari Imana mukajya muza ku cyumweru, byibuze ku cyumweru. Nta kintu ushaka kubwira umukobwa mwazanye uti ariko dusohokere mu misa, hari ikibazo bitwayira undi ushaka musohokere mu misa kuko burya byibuze musohokere mu misa, ntawamenya Imana hari igihe ibasanga mwicane nta kibazo, ariko mutahane, ariko mumenye ko n'Imana ibaho. Abantu b'iki gihe bashaka kubaho Imana bayiteye umugongo. Kubera iki? Kuko Imana itujene, kuko Imana iyo utangiye kuvuga ibintu by'Imana utavamo ibintu by'icyaha, sibyo? Impamvu navuga ngo gukuramo inda ngo ni icyaha, n'abepiskopi bari batwandikiye ko bavuze, kandi uko nibyo muri gatikisimu twize ko ari ukwica umuntu. None muravuga ngo iyo umuntu agiye gusenga, sinzi umuntu yigeze kumbwira ngo kuki padi kiriya kiganiro ngo mujya muduha ngo byerekeye byo guteganya urubyaro muvuga ngo gukoresha imiti yandi ngo igira itiburizamo urubyaro cyangwa n'iki byose, ngo mubivuze ngo siko twese mu kiliziya ngo twumva twacumuye, ati wakihura ugatanga ikindi y'urukatero ukuntu urukundo rw'abashakanye ari rwiza, ukuntu bazajya babana neza mu muryango. Ntabwo ntise utangiye icyo kiganiro ngo cyose ngo padi ngo cyo kivuze twe tutakubeshye twese hari mu kiliziya
twese twumva twacumuye urumva kuko baza ahantu nyine iyo basohotse aho ibinini nyine biba bipakiyemo hano hose nyine babyambariyeho hose nyine hano nk'imigi za kera nyine urumva utuntu nyine abantu nyine niyo si turimo gushaka ubuzima bworoshye biratugora. None se mbabwire ikintu ushobora kugeraho utakiruhiye ni ikihe? Ubuse kubana n'umugore gushyingirwa cyo ni ikintu cyoroshye. Umuntu afite amateka ye, afite uburere yarerewemo, ibyo byo ntabwo bikomeye. Nta kintu ushobora kugeraho muri ubuzima utakiruhiye, kandi iyo ukiruhiye buriya kikugirira akamaro. Ariko mwari mwabona cyane tujye mu giturage, murabona wa mugabo mu giturage yicaye anywa kagwa yakuye mu murima we mu rutoki rwe, nk'uko wandi yavuga ngo ni wa mugabo wagiye usanga yicaye ageze haguruka kandi yinywera kagwa ke, ati none ngo ari hamwe n'umugore ngo niko mugore wanjye mwiza, nzanira ka kagwa kanjye nakuye mu rutoki rwanjye ukanshyire muri ka gacuma kanjye maze unzanire ninywere. Urumva ra aho nyine yakanywa kumva nyine nk'uko abivuga kamugeze ku nzoka nyine. Urumva ni umugore we nta gacuma ke nyine mu rutoki rwe, kandi yaruhiye nyine akikunjira agapantaro ke yizamukije impa ka kagwa kanjye nanjye ninywere. Ikintu waruhiye kiragushimisha, ikintu nicyo kigushimisha kurusha ibyo wagutamitse hariya. Murabona nka twatuboga yenda umubyeyi akura kuri ka karima ko munsi y'urugo ukuntu yaturya, wumva nyine wagira ngo turaryoshye, cyangwa iyo mama wawe cyangwa umubyeyi wawe nyogokuru wagiye kumusura akagutekera twa turyo twa kinyarwanda, wumva turyoshye kurusha bya bindi waguze mu kabari hariya cyangwa hariya muri resitora. Kuko harimo umutima, harimo ukuntu uwo mubyeyi yabiruhiye, ukuntu agukunze gukora. Iyo waruhiye ikintu kikugira akamaro, kiranagushimisha. N'ibyo guteganya urubyaro, ntimugatinye guhitamo ibyo bintu binakurushya. Mbese mujya mubona ubuzima bw'abatagatifu, abatagatifu nyine ba Tereza, Bikarikuta, abantu batagatifu bitangira abandi, umuntu uruha akumva aruhiye abandi, umuntu wumva ikintu agizeho yakiruhiye, ukuntu bimushimisha mu buzima bwe. Ndatekereza wa mubyeyi bigeze kubwira ukuntu ababyeyi bakunda abana ababyeyi b'abagore. Ni umubyeyi wari ugiye kwa muganga, bigenda bite, baramubwira bati uyu mwana wawe rero kugira ngo avuke biragoye, nuko urahata ubuzima. Cyakora ni uguhitamo kimwe, umwana cyangwa wowe. None umubyeyi aratekereza ati uyu mwana natwise amezi 8 yose, hatazagira, kuko barambwira ati no muzabyara n'abandi we n'umugabo wawe. Atoya, nta kuntu umwana Nyagasani yampaye natwite amezi angana gutya. Ati muganga, uri umuganga, utubyaze neza ku buryo twese tubaho. Nihagira ugenda muri twebwe agende, ariko atari njyewe uhisemo ko umwana wanjye bagira bate, bavuga ati mukuremo umwana nzabyara undi. Urumva se umuntu umeze nk'uko, ukuntu umuntu yifitemo imbaraga ashobora guhitamo ikintu kiremereye. Mpereye hano kugira ngo tumve n'abatagatifu ukuntu bandya bahuye Imana, agira ahantu akavuga ati nemeye guhara ubuzima bwanjye kugira ngo bigende bite, kugira ngo abantu imbaga yose ikize. Urumva nk'uwo mubyeyi guhitamo, mwumve ko umuntu yifitemo imbaraga ashobora guhitamo ikintu kirenze urugero. Nk'uwo mubyeyi yahitagamo ikintu kimeze gutyo, umuganga yahise amureba ati wa mubyeyi uri umutagatifu. Ati ntumbonye uri mu babyeyi bahitamo gutyo nyine, agahitamo gutyo ati ngiye mbyaza, nihagira ugira sida cyangwa agapfa, ariko ayo maraso y'umwana wanjye ntazampore ahagana he ku mutima. Hano dushaka kuba nyine ukuntu mvuga ukuntu icyaha cyo gukuramo inda, abantu yuganisha abantu bakuyemo inda buriya cyahubwira ububabare bwabo. Ndakibuka umuntu wo kuri Sainte Famille n'abandi benshi niwe yigeze kumbwira rimwe, yakuye n'abandi badamu bamubwira ati no kuramo inda nta kibazo bitwaye, rigana twazikuyemo. Noneho araza arambwira ati buri ikintu kimpangaye nza gusenga hano mu makarismatiki buri gihe, nujya mbona ati buriya nuko utazi umutima wanjye ukuntu umeze. Ati ngiye baramwe nkuremo inda, ndagenda njya muri toilette, noneho kubera ko numvaga nshaka kureba umwana wanjye mu maso uko asa, noneho mbanza kumushyira mu ibase gutya, hanyuma ndamujugunya. Ati ariko buri gihe yaba aryamye, yaba ndi muzima, yaba ngiye kurya, buri gihe
mbona asa nugira ati sinzi ambwira sinzi ntabambwira buri gihe nyine mubona buri gihe. Urumva ukuntu ubuzima bwe nubwo abantu tuvuga ngo biba byoroshye, ukuntu ubuzima bwe bwose ari nk'igikomere kitajya gihora cyasamye buri gihe. Agomba kuza gusenga, agomba gushaka abapadiri mungire inama mumfashe, yenda ukamubwira uti genda nawe ujye ufata nk'umwana umurere, ujye nko mu makarikuta hariya ujye koza kuhagira abana bandi kugira ngo icyo kintu kigende gishira mu buzima bwe. Nuko nyine hari burya umuntu agira mugenzi w'inama, burya ntabwo abyishyiraho, abyishyizeho nawe yakumva nyine ukuntu biremereye. Ni nka mubyeyi uvuga ati no abana mutarangije imyaka 16 mwatwite nk'aya mategeko nyine abepiskopi banditseho hano ati aya mategeko ariho, ariko ati nujya utwita ujye uza hano kwa muganga, si ngombwa kujya n'abacamanza, ujye uza tuyigukuriremo. Buriya nuko ari uwe buriya ntabwo yabyemera, ari uwe ati nzagendera umwana buri gihe ashiga kuburira mu buriri nayo wose, ariko burya ashobora kubishyira kuko ari iby'abandi, bireba abandi ntabwo ari ngewe, ni akazi kabo. Urwishigishiye ararusoma cyangwa Nyabarongo ngo itwara iki uyizaniye nyine ati nose kuje kwa kagire ngo nk'aba dogiteri babagaho hano mu gikera ba Magendu, waza uti uyu mwana ntabwo mushaka nanga ni 70 inzanira nanose ko ari we nyine nakazi kabuzagiye gupfira nabi, nakazi kawe ubu rushigagurika se ni ngewe ati imikashe nge nitwarire nta kibazo. Urumva ugasigara uhangayitse. Nuko ko nabaje kubagisha inama, ujye wicara ubitekereza, no kugira umuntu inama gutyo niho kumwica nyine, niho kumwica buriya. Ndashaka kumvisha yuko n'impamvu kiliziya cyangwa za Bibiliya zikomeye nyine, ko gukomera ku buzima bw'umwana nuko nyine ibanareba n'ibyo bikomere bizahora byasime by'iki by'ababyeyi cyangwa umwana wayikuyemo nyine, ukuntu bizamuhoraho mu buzima. Ndike uko mugore bati nanze ko agenda ntamurebye mu maso, ariko kumureba mu maso niyo byakomeze kunkomeretsa. Wagira ngo ahora ndeba buri gihe ati se mama bite, mwese ntabwo wanshakaga. Mutekeze nk'abana bajya babyara noneho iwabo bakabavuga cyangwa abandi ngo burya rero ngo wavutse bagize bite, bari bashatse kukujugunya, cyangwa abana bajugunye kugira ngo bapfe, nk'abana bakuye muri za Nyabarongo bakamugarura ku buzima. Bura nakura ati akajya arebana na nyina ati nose mama burya nese waruzi ko nzacura bakuru banjye, donc waruzi ko nzabacura. Akumva nyine bimuteye ikibazo. Sinzo bigeze kuvuga ngo wakuze noneho yiga mu universite arakura noneho agasigara atunze nyine, ariko nyina buri gihe ahoraga amusaba imbabazi, ujye umbabarira buri gihe, bahura buri gihe akamusaba imbabazi ati nari nzi nese mama waruzi ko nzabacura bagenzi banjye, ubu se ko nanjye nize sindi kugufasha twese tukarya. Akumva nyine ari ikibazo nyine gikomeye nyine, ntabwo uzi umugambi Nyagasana mufiteho, ntabwo uzi icyo Imana imuteganyirije. Ayo mahano rero ntabwo ari meza. Ikindi gushaka kubaho nta Mana muri iki gihe, abantu icyaha wagira ngo ntabwo kigihari, ikitwa icyaha kuvuga ngo yumva ko ngo ubwo abantu bose babikora ndumva nta kibazo da, bose se mbona abakobwa bose twigana bose sinuvuga ngo bafite abashere babo muri weekend baragenda ati numva nta kintu kubera ko ngo wagira ngo icyaha ubwo abantu bose bagikora ngo ntabwo kikiri icyaha. Urumva niyo logique y'iki gihe, umuco ugenda ukwira muri iki gihe ngo n'uburenganzira. Mwaba cyagiye Musenyeri Rukamba avuga ejo bundi ya nama yakoresheje y'abahagarariye amashuri ndetse na padiri arimo, ikintu cya mbere yababwiye ngo abana twagiye tubaza ngo bamwe mu bapadiri n'abadirekiteri b'amashuri ngo rega ngo gusambana ngo ntabwo ari icyaha da, turabona atari icyaha, simbona se n'abantu bakuru babikora n'abandi bose, ati niko Imana yaturemye. Urumva abantu bakagira ahantu bameze gutyo, icyaha ntikikiri icyaha kubera ko gikorwa n'andi na bose, n'abakuru n'abakibozi. Urumva iyo nayo ni ikintu kiri kwadukira mu rubyiruko no mu bakiri batoya no mu bashakanye, bakumva ko kimeze gutyo. Ikindi icyorezo cy'iki gihe ngo mfite uburenganzira, droit, uburenganzira, njye mfite uburenganzira
bwo gusohokana n'uwo ushaka, ufite uburenganzira bwo gushaka uwo ushaka, ufite uburenganzira niba nafite imyaka 16 gukuramo inda nayiteganyije, mfite uburenganzira bwo kugira gutya, mfite uburenganzira. Niyo byateye muri iki gihe. N'umwana muto wamukoraho gatoya agahita telefona polisi. Uburenganzira bwarakuze cyane ku buryo nyine abantu bose uburenganzira, ufite uburenganzira nyine ku mubiri wanjye, guca inyuma. Noneho bazanyeho n'uburenganzira mu mategeko y'iki gihe ngo n'umugore ngo afite uburenganzira bwo guca inyuma umugabo we ntafungwe. Urumva uburenganzira nyine abagore bagahita baritura itegeko, turaryemeje nyine, turishimye natwe. Noneho aho buri burenganzira bwose bucyo n'ubwayo. Kera hari i Burayi bigize abataliyani bigize kuvuga ngo no umuntu wabivugaga ngo ariko ngo mu gihugu cya Espagne ngo bateye imbere, ngo n'abahuje ibitsina basigaye baryamana bakajya gusezerana mu karere, ngo twe twasigaye inyuma. Musigara inyuma hagana hise, ahubwo ngo muracyari ahantu heza, ngo twasigaye inyuma. Ngo handi ngo bateye imbere, ngo n'abana munsi y'imyaka 16 basigaye ngo bemerwa gukuramo inda, ngo bateye imbere, twasigaye inyuma. Musigara inyuma se mwebwe, ahubwo muri ahantu heza mwebwe. Ahubwo bari ariho bagize bate, niho handi buri igiti noneho ararengagira ate arahanuka. Bwoba muramuzi nawe yuri igiti nyiraza guhanuka. Abasigaye inyuma se ni bande muri abo? Ni abatarashyira iryo tegeko cyangwa n'abarishyizeho? Murumva ku buryo natwe urubyiruko n'abandi ushobora ngo nanjye nasigaye inyuma. Nk'umukobwa akiga muri university, uzi ko muri weekend mba nibera hariya muri kiste, nta nurya n'urwara, abandi bakaba bagiye, nasigaye inyuma. Ahubwo niwo muzima, niwo uhagaze heza. Ahubwo no kugira ngo udatwarwa n'ibyo bintu nyine ngo by'iterambere dukopera ahandi, ukibwira ko ngo bari imbere bajya heza. Ahubwo bagiye guhanuka mu minsi mike, barahanuka muri cya giti bari kubita hasi, barenza ahubwo cyane. Iyo ni indwara nayo ngo ufite uburenganzira. Nabonye muri rya tegeko rigenga umuryango baranditse ngo n'umugabo ashobora kujya guca inyuma umugore akajya gusambanya undi mugore washatse nawe ufite umugabo, ngo bapfa kuba babyumvikanyeho. Urumva kandi ubundi bagufatiraga bagira bati bagufunga amategeko, none barivanyeho ngo no ntacyo, niba mwabyumvikanyeho yarashatse nta kibazo, niba mwabyumvikanyeho. Urumva twateye imbere ngo turi kujya imbere nyine. Muzemere mwigumiraho mwigumiraho ku muco wacu wa Kinyarwanda wa kera. Niba ashaka kwite ngo uracyatekereza nk'abasaza n'abakecuru, nta kizavuga ndamaze, nta kibazo. Mwebwe mwateye imbere mukomeze mwurire, nzaba ndeba, tuzahurira aho hasi mwahanutse. Ikindi, abana urubyiruko birekura cyane bigatuma batwara inda batarashaka. Nacyo ni ikibazo cyugarije ubu isi, cyugarije n'abanyarwanda muri iki gihe. Ariho nta mategeko menshi mubona bashyiraho abaturutse aho ngaho kubera kwirekura cyane. Impamvu murazitanga nyinshi, mwagiye muzitanga hano. Impamvu ni ubukene, ni uburere butari mu muryango, ni ubupfubyi, ni morale y'iki gihe, ukuntu byerekeye imyitwarire by'iki gihe dukopera hirya no hino, no gushukwa ngo n'abantu bakuru. Nta kirazira ikibaho, nta cyaha kikibaho, nta gutinya Imana n'amategeko yayo bikibaho. Muvuga ibintu byinshi cyane, urubyiruko ruvuga ibintu byinshi cyane. Icyo nacyo ni ikintu kiri muri iki gihe, gutwara inda abana bakiri batoya, kubera ko abenshi bataganizwa ku byerekeye imyororokere, bataganizwa, ababyeyi badafite uburyo bwo kubaganiza, bakajya kwishakira ahandi amakuru. Ari nacyo yenda tuzaza gufataho n'umwanzuro ko n'ababyeyi nyine uko wenda batari hano kujya bamenya imvugo iboneye yo kuganiza abana ku byerekeye ubuzima bw'imyororokere. Ndumva ari ibyo rero. Hakaba n'umuco w'iki gihe noneho nongeye kurangirizaho, ngengamyitwarire w'iki gihe ugenda ukwira no mu mvugo n'ibindi byinshi, nko gukuramo inda itarateganyijwe. Urumva amagambo yoroshye cyane, ukuvuga ngo ubundi
birabyo bavuga ngo umukwe epo niki muri gihe bavuga ngo ni umufatanyabikorwa ngo partenaire cyangwa uzi ko abagabo n'abagabo ngo uyu ni umufatanyabikorwa wagira umufatanyabikorwa nk'uko gushyingirwa baguhinduye ukuntu koroshye cyane gukuramo inda itarateganyijwe mbese ikintu kitateganyijwe mbese ikintu ukuramo ni iki se ni ikaramu ukuye hano mu ipaki se none se gukora aho kuvuga ngo kwica umwana utarateganyijwe ahubwo uvuze ngo no gukuramo inda gukuramo indara ubundi vuga iki gukuramo indara ubundi gukuramo inda si ukibaza inda si bavanyemo ni iyi aho bavuze ngo gukuramo kwica umwana utarateganyijwe byose ngo abantu babyumve neza no gukuramo inda itarateganyijwe ukumva koroshye utuntu nyine no mu mvugo nawo ni umuco w'iki gihe koroshye utuntu kugira ngo abantu batumva ko bishe umuntu nese inda ni iki inda si bakuramo ni iki kwisigarana nese icyo bita inda ni iki ni umwana urimo kwitavuga umwana gukuramo umwana cyangwa kwica umwana agenda uvuge gutya abantu babyumve n'abana bato babyumva ati nubwo kanaka buriya ngo yakuyemo inda itariteganyijwe urumva atari koroshya ariko uvuze ngo yiciye umwana yari yaratwite atarabiteganya byose akumva ko yagize ate yakoze icyaha cyo kwica ariko bakakoroshya nawe n'imvugo yo muri iki gihe muzajya mwumva zoroshye utuntu ku buryo mu matwi y'abantu bumva tworoshye nyine byoroheje nyine niba udashaka gutwita koresha agakingirizo akagira ngo n'utuntu tworoheje umwana wanjye abanyeshuri rero kugira ngo muze muri iki kigo mutazongera gutwita buri muntu ajyaze afata ikarito y'udukingirizo ashyire munsi y'igitanda cye kugira nyine muzajye mwishimisha kuha uburenganzira bwanyu sibyo yego urakoze mwarimu none n'umwana wiviriye iwabo kizira yarire mu muco mwiza nawe umushoye mu biki azayifate ku bundi kano wakarito harya kamaze iki urumva nibaza bagacunga bagasanga kacyuzuye uzi ko bazamfunga yenda bakazaba amanota makeya agatangira kugira amatsiko y'iki ibintu atimenyereje urumva wowe ushobora gukiza abantu mu bantu 1000 genda ukije abantu 100 gukiza nshatse kuvuga muri bwa buryo nyine uri kubitekerezamo ukije abandi 900 se kubisha birerewe mu miryango myiza icyo kirazira iwabo none nabo bashyize mu ki mu kugira amatsiko yo kugira gute yo kwinjira muri uwo mubare uri gutekereza kuri gukiza 100 ariko kwica abandi bangahe 900 munumva niyo mpamvu kiliziya yo ireba urundi ruhande ariko bano bana ntawabarira mu buryo bwiza aho kugira ngo dushake bino bisubizo by'akanya gatoya bitarangiza ikibazo ahubwo bitera ikindi ni gutyo n'abandika mu byandike gutyo kiliziya impamvu ihitamo buriya buryo bwo kurera abana neza ko aribwo nyabwo aho kubaha ibyo bikoresho by'imiti yenda bibashora mu bundi buzima batigeze bitoza no kugira ngo ibireba kure kugira ngo itabaho igisubizo cy'akanya gato gitera ibindi bibazo birushije ibya mbere niho ibishaka kugana niyo mpamvu igira abantu inama ikabafasha kujya bashishoza no gukura mu muco nyawo ko bino bizira mu gihe umuntu atarashaka bino bizira kugira ngo bigire bite atavaho asa n'uwirekura igihe kitaragera noneho akitera ibibazo birushije ikibazo ashatse gukemura noneho rero turebe ibisubizo bifatwa turangije ntabwo ko ikiganiro cya mbere agace ka mbere kari kari kwerekana neza ibyerekeye ibibazo bituma ibibazo byugarije umuryango cyangwa urubyiruko cyangwa abana muri iki gihe bituma hafatwa ibisubizo tugiye kureba ibisubizo bifatwa muri iki gihe ni uko abantu nyine yaba leta yaba na kiliziya urabona nyine birakomeye nyine birakomeye niba bikomeye rero igomba bamwe bagashaka ibisubizo byabo abandi bagashaka ibyabo kiliziya nako leta ifata ibisubizo akenshi bishyira mu mategeko kiliziya yo ibigenza ite irabwira ati murebe amategeko y'Imana murebe za ndangagaciro zishingiye ku muntu zishingiye no ku ivanjiri ikindi mugere mute
kiliziya imurikira umutimanama. Ni ukuvuga ko ntabwo kiliziya iva ngo ni ukuvuga ko atoza abantu ikabarera muri izo ndangagaciro zishingiye ku muntu no ku ivanjiri kugira ngo bihitiremo. Niyo mpamvu n'abagana za serivisi za kiliziya zo guteganya urubyaro irabigisha kugira ngo bagire ati mwebwe mwihitiremo. Niyo metode ikoresha, kuko burya umuntu ararushya, umuntu aratinda, navuga ugomba kumurera gahoro gahoro kugira ngo abashe kwihitiramo, kubera ko yihitiyemo ikintu ntabwo akicuza. Ni ba kanaka bakimbwiye, nakwiye mwinda kubera ko mama yambwiye ngo mwese nimubyara ninde uzamurera, nakwiye mwinda kubera ko nyine bambwiye ko ngo umwana afite imyaka 16 ngo itegeko ribimwemerera. Oya, zirera umuntu akazihitiramo ari mukuru kandi afite igikwiye. Niyo ataragera kuri iyo myaka ababyeyi bamuhitiramo ikiza kandi kimubereye. Ibisubizo bifatwa rero mbere yuko dufata ibisubizo bifatwa n'abanyuranye kiliziya na leta, akantu mugiye kwandika ni akantu kamwe. Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika itandukanya icyaha cyoroshye n'icyaha gikomeye. Akamuzokana kubera ko biratuma mumenya neza kukikuramo inda ari ukwica umuntu, kandi bikajya n'ingaruka zikomeye, ari icyaha gikomeye nk'uko Kiliziya ibyita. Icyaha cyoroshye birumvikana kiba cyoroshye, ntabwo nyitindaho. Icyaha gikomera giti, murandika ngo kugira ngo icyaha kibe ari icyaha gikomeye muri gatigisimu cya gifite ibintu bitatu, cyangwa kimwe muri ibyo kirimo ariko ibintu bitatu by'ingenzi. Nuko igikorwa cyakozwe kiremereye. Kugira ngo icyaha kibe gikomeye nuko igikorwa cyakozwe kiba kiremereye. Ninde wambwira nk'icyaha urebeye ku gikorwa cyakozwe utabumva ko ari icyaha gikomeye? Icyaha cy'ubusambanyi. Ikindi cyo kwica. Urumva hari ibyaha ubwabyo igikorwa cyakozwe kiraremereye ku buryo wahita uvuga ngo kuko bongera mubaza ngo icyaha gikomeye n'icyaha cyoroshye bitandukanye. Uzavuga uti icyaha gikomeye kigira ibintu bitatu. Ikintu cya mbere kiranga icyaha gikomeye ni uko igikorwa cyakozwe, niba uteye umuntu icyuma, niba umwishe, ibyo ni ukuyemo inda, ni bya byaha bikomeye. Ikindi kiranga icyaha gikomeye ni umugambi mubi mubisha uwufitemo. Mwanya no kwateye kwa leta ngo yari yabigambiriye. Urabona uteze umuntu hariya n'icyuma cyawe kugira ngo uze kumuhitana, urumva ko abigambiriye. Umugambi mubisha uba ufite. Icya gatatu ni inkurikizi mbi z'icyo gikorwa. Mbese kubeshyira umuntu cyaba icyaha gikomeye ryari? Ubeshyire nk'umuntu ninde kugira ngo numve namubyumva neza. Kubeshyira umuntu bishobora kuba icyaha gikomeye, nkarye n'ama nk'urugero. Nk'urugero iseza kozwe cyari icyaha gikomeye wabeshyira umuntu mu buryo bwo kumukanira ibyo atakoze kandi by'umucisha. Très bien. Urumva nk'icyo ushobora ngo ni icyaha cyoroshye ngo no nikiniraga, ariko wikiniye bigenda bite? Ni nk'umuntu yenda nk'abashakanye ati niko alo utiko mbonye umudamu wawe muri lodge hari ahirya asukanye n'ikigabo ntazi kifite ubwanwa burebu n'iki byose. Urumva ra ubyumvisha bagira mu rugo bikana bite? Bagashwana, akamwirukana, abana bakakora divorce, abana akabari ikintu kibarera, ugasanga bagifite kandi wigira gute wakina. Nuva ko ijambo ryonyine naryo rishobora kuba icyaha gikomeye. Ikintu wavuze cyo ugira ngo kiroroshye kikagira gite, kikagira inkurikizi mbi cyane, bigatanya urugo rw'abandi, nacyo gishobora kuba igikomeye. Niyo mpamvu mujya mubona abantu baje kwicuza ibyaha, burya niwe umenya iki cyaha kirankombereye. Ese bite? Ati none navuze umuntu nabi, ukagira ngo karoroshye. Uzi ko nikiniraga bageze mu rugo barashwana, umugabo aramwirukana, nyuma aza gukora divorce, nyuma bigenda gutya, we yamuteye n'icyuma mukuri ryinyo. Niyo mpamvu uje kwicuza rwose. Ijambo navuze nubwo nta nagize mu mugambi mubi, ariko ryagize bite? Ryagize inkurikizi mbi cyane. Birumvikana ra? Iyo muje kwicuza rero ubanza, niyo mpamvu ngo ubanze wicare hariya utekereze neza, ese kino cyaha kirakomeye cyane
ese inkurikizi zagize ni iki, nabigambiriye, ese igikorwa nakoze kirakomeye nacyo. Ni kugira ngo twumve neza ko gukuramo inda ntabwo ari uko wavuga ngo nguki ngo none se padiri rega kumugaburira byari kuzangora, urumva byari kuzangora kumugaburira, gusa ntari kujya gusabiriza yenda. Ugafata akantu koroshye ugahita ugira ute ukora igikorwa kimeze gite kibi cyane, umwana ukamenya ute ndamujugunye kubera ko kumugabura byari kuzangura. Urumva kwica umuntu ngo nuko kumugabura byari kuzakugora. Ntabwo wajya n'imbere y'Imana ngo nyine nta dufaranga nari ifite, ntabwo nari kumutunga, ntabwo nari kumubonera ishuri, niyo mpamvu namwishe. Ni icyaha gikomeye. Kubera iki? Igikorwa cyakozwe ubwabyo kirakomeye ko ari kwica umuntu. Birumvikana neza. No kugira ngo mutaya mwitwaza, mwebwe mwaje hano ntimuzabyitwaze nyine, umuntu yitwaze utu tuntu two ku ruhande ngo none se nari kuzabigenza, none se nari kuzabigendana. Harya kakarimbo k'iswahili kavuga ngo iki? Sinibuka ngo Mungu niba akileta mtoto anakupatia ngo sahani yake, simbizi, sivyo? Ngo Imana ngwizanye umwana ngo iguha n'isahani ye. Urumva na karimbo k'iswahili bajya baririmba hariya. Uti ntabwo nabyitwaza kuko n'Imana impaye umwana izanzira n'iki n'isahani izayishyira hariya. Isahani izatuma kuri ngewe cyangwa undi mugira neza ati indi sahani cyangwa mujyana mu bakarikuta bati rwose umwana aho kugira ngo umwice ngaho rwose bantu b'Imana isahani yemenya ari mwebwe. Urumva barya abantu ahubwo burya bari bazi ubwenge, bajya bafata abana aho kugira ngo mujugunye, reka mwijyanire mu bantu b'Imana, ashobora kuba ari isahani yize. Urumva dukomeze noneho icya kabiri, ibisubizo bifatwa. Ibyakoreshejwe ahandi mu bindi bihugu dukopera ni nk'ibihe. Hari ibintu byiza dukopera mu bindi bihugu, kwigisha ubuzima bw'imyororokere, buri wese agire umuganga umukurikirana. Burana cyangwa ikintu gitangarira i Burayi nuko umwana yagize imyaka 14 cyangwa 2 atangiye kujya mu mihango y'abakobwa, batangira kumushakira umuganga umukurikirana. Birumva n'akantu keza abanyarwanda bakora, ugasanga muri quartier hari umuganga koko umuganga bishaka kuvuga iki, nubwo bakataje mu gutanga za pirire bya binini, ariko byibuze umuntu abati ariko muho umuganga uko uyu mukobwa ntateye nk'uriye, ntafite imisemburo nk'iyuriye. Naho iwacu muri Afurika tugira dute, nta baganga bahari, no kujya nyine kwa muganga ati nanjye shaka leta dushyire kuboneza urubyaro mu rubyiruko, nanjye mume ibinini. Bati se urahitamo iki n'iki n'iki? Kuno gishinge kimara imyaka ingahe? 7, 5. Kano ibinini zabiba buri munsi, ariko buri munsi hari igihe nibagirwa mbyuka ntinze. Oya mume kino kinini cy'imyaka 7 kuko uramusheri wanjye muri iyi minsi twihaye imyaka 5 kamemo tujya filimi dusohoka. Urumva agahita yihitiramo agira ngo no gufata intuza. Ariko abandi nubwo bakatashe muri ibyo bintu byabo, abanyaburayi hari umuganga afati akanza akamupima ati umuntu bino ntago byamubera. Urumva no mubi bwabo cyangwa ibisubizo bitari byiza bahisemo bo banagira ate, banashaka n'abaganga bakurikirana. Ariko iwacu ugasanga nyine umuntu arafata ki akaruza. Ngamutekereze nk'ubu niba atakuzana nyine kuboneza urubyaro mu rubyiruko, muzajya mujya mufata ibihe ubundi nagiye kubaza hano uyo nyine ufate nyine ibyo ushatse nyine ngo umunsi wakoze igiterane buri muntu wese afate. Urumva abandi bo nubwo bahitamo ibyo bisubizo bitari byiza bitabereye umuntu, ariko nyamara bagira bate banateganya umuganga wabanze kumenya umuntu wari we. N'urugero narifashe, hari ibintu byiza rero twigira ahandi, kwigisha ubuzima bw'imyororokere. Tugomba kwigisha yenda no kumenya ubuzima bwacu. Hakaba n'ibintu bibi tugira hagana he dukura ahandi. Murabona indwara y'iki gihe yateye muri iki gihe n'iki ngo ni uburezi. Hari ikintu cyateye muri iki gihe mujya mwumva ngo kuri bose, mujya mwumva kuri bose, uburezi kuri bose ni ibintu byiza. N'udukingirizo kuri bose. Murumva hari indwara abazungu bakunda. Abazungu hari akantu
bakuru turunye dushekeje cyane nyine batangira ntagire umwana utiga uburere kuri bose uburezi kuri bose kubera ko abantu batangiye kwiyongera cyane udukingirizo kuri bose kuri bose nyine indwara kuri bose rwose kuri bose nyine nayo ni indwara agira iti nimubona nge ati noneho wagiye kuzana iki kuboneza urubyaro bagana he kuri bose urumva nyine biratangiye nyine ntawe uvuga ngo gusenga kuri bose wapi twa padiri tukivuga gusa n'utuntu tugenda tujya mu mitwe y'abantu gahoro gahoro ugasanga mutaye n'iki n'urwo mwari mwambaye urumva abantu b'iki gihe rwose tubibasabe mujye mushishoza murebe igikwiye niba ngombwa ujye gusenga niba ngombwa ujye kubaza abakuruta ababyeyi ujye kubaza ubibaze n'Imana mbese Nyagasani ibintu ndimo mbigenze nte muri ubu buzima ko mbona byancanze umugani w'amvugo yanyu atumva byancanze mbigenze nte kuko byancanze wambabariye ukampa igikwiye nkakimenya ababyeyi abapadiri ukajya kugisha inama abakuruta ukajya no gupfukama imbere y'isakaramento Nyagasani mbwira nkunda abantu bagira bati nagiye gusenga nkunda abantu bafata ibyemezo byiza ukabona nk'umukobwa yenda yagize izo ngorane cyangwa atwita umwana akavuga ati padi njyewe aho kuramuyinda naragenda asenga Nyagasani ambwira ati murere mubyare n'ibindi nzabiguha ukabona afashe icyemezo cyiza cya kigabo kitazamugiraho ingaruka nashaka bizamurushye kumurera ariko avuga ati aho kugira ngo amaraso y'uyu mwana azahore buri gihe wagira ngo ameneka mu mutwe ameneka mu mutima njyewe mpisemo kino gikorwa cyiza niba ashaka abantu bazanseke nabo tungana bazanseke ariko mpisemo igikorwa cyiza nubwo butwari naho twateraniye hano nubwo butwari iyi si ikeneye muri iki gihe ikindi ubona abantu nyine nari amategeko udutegeko twinshi tuzaho buri gihe nabo usanga nyine ni ibisubizo usanga hano hanze byinshi kugena umubare ntarengwa w'abana ibinini ibindi bintu byo kubangavu n'ibyo byose niyo mpamvu ni ibisubizo bimwe bifatwa n'abantu banyuranye hari amategeko y'ibihugu abishyiraho hakaba n'abantu ubwabo ku giti cyabo babona ibintu byabananiye bakifatira ibyemezo bimeze gutyo bakopera ahandi ariko bakabikopera nabi tujye noneho mu buryo bwa kiliziya igira amahame shingiro amahame remezo igenderaho umuntu agizwe na roho n'umubiri niko murandika umuntu ntabwo ari igikoresho umuntu ntabwo ari ikintu ugerageza hano bashingiye ntabwo ugerageje ujya kugerageza umuntu agizwe na roho n'umubiri nk'amagambo meza nyine ngo roho nziza mu mubiri mwiza niko kiliziya ibona umuntu buri gihe umuntu utekereza umuntu ushobora gufata icyemezo umuntu nazo babwira ashobora no gupfira mugenzi we ashobora no kwigomwa ya minsi y'uburumbuke niba yarashatse kugira ngo yenda batabyara umwana muri icyo gihe nk'uko kiliziya biteganyije ng'umuntu dufite ni umuntu ufite ubwenge ushobora kubona icyiza akagikunda kandi akagihitamo murabyandika gutyo umuntu afite ubwenge ashobora kubona icyiza akagikunda kandi akagihitamo ashobora no kwigomwa ikindi urukundo rw'abashakanye ruturuka ku Mana harimo ibintu by'ingenzi abepiskopi bagarutse ubumwe ubudatana ubudahemuka no kugeza gupfa hari ni amahame remezo agenga abashakanye agenga ubuzima bwa muntu niyo mpamvu uburyo bwa kiliziya bushingiye kuri izo nyigisho zayo ikindi uburyo bwa kiliziya bushingiyeho muri za serivisi mujya mubona baha ababugana babwita ngo ni ubwishingire bwa kibyeyi bigisha abantu gukoresha uburyo bwa kamere bakabigisha n'indangagaciro zishingiye ku ivanjiri ku isakarano ryo gushyingirwa buri gihe ya makupure mujya mubonaza muri ya serivisi y'amadiyoseze yitwa ubusugire bw'ingo babigisha ibyo bintu bibiri kubera iki kubera ko muri kiliziya ntabwo abantu baje gushaka uburyo bakoresha ntabwo ari ukuvuga ngo nk'abandi padi wambwiye uburyo nzakoresha kugira ngo mbyare abana bake oya ushobora no kubyara benshi cyangwa bake
ariko bitewe n'umunaniro w'ababyeyi n'uburwayi bw'umubyeyi w'umugore cyane cyane, bitewe n'uburere uzaha abana bawe, kiliziya ikemera yuko hagati y'umwana n'undi hashobora kujyamo umwanya uringaniye munini, imyaka 2, 3 cyangwa 4, bitewe n'izo mpamvu zose z'akazi n'iki cyose. Ariko uburyo bwa kamere ni ukureba imihindagurikire y'ubuzima bw'umugore bwo gusama. Ariko kuki mwibaza nk'akabazo, kuki Imana iri mu mugore hari iminsi yo gusama mike itageze ku 8 cyangwa ingaya yashyizeho? Byaba ari ukubera iki buriya? Kwiti umugore adashobora gusama buri gihe, no kubera iki? Murabona Imana nayo mu guteganya, wagira ngo nari ifite iki, yari izi guteganya urubyaro rw'abashakanye, nawe yashyizeho iminsi mikeya cyane, mu minsi 28 ishyiraho iminsi 8, 10 cyangwa 6 mikeya cyane hari hagati, kugira ngo niki aho rero niho kandi yishyizeho ati hano niho mushobora kwifata kugira ngo mugire mute mubyare aho mushoboye kureba. Urumva ni Imana ubwayo, niyo mpamvu uburyo bwa kamere ni kamere Imana yaremanye muntu. Nturi kumvikana neza na? Ukurikije imihindagurikire y'ubuzima bw'umugore, ni Imana ubwayo yateganyije ubwo buryo bwo guteganya imbyaro, guteganyisha gushyira umwanya hagati y'umwana n'undi, ukaba wabyara abana 3, 4, benshi cyangwa bakeya, ukurikije ukuntu uzabarera, imvune n'iki, ukurikije uko umugore yenda ababara cyangwa akazi kanyu cyangwa ubukungu bwanyu, ni Imana biteganyije. Igisigaye ku muntu n'iki, umuntu yifitemo imbaraga, ashobora guhitamo, ashobora kwigomwa. Nazubwira abantu benshi mu mateka bagiye bahitamo ikintu gikomeye kirenze n'urugero. Ndabyigisha ku tuntu tworoheje kugira ngo utahane utuntu duke tworoheje. Bityo rero, bitewe n'impamvu zikomeye kandi mu buryo bwa kamere, kororoka nabyo bigira bite, kiliziya cyangwa uburyo bwa kamere bwateganyijwe n'Imana nabwo bufite iki, kubera ko bwubaka umuntu hakoreshejwe nk'igikoresho, cyangwa umugore ngo abe igikoresho cy'umugabo cyo kwishimisha gusa, niyo mpamvu kiliziya ibukomeyeho. Ariko ubundi buryo bwa kamere, yo mu buryo bwa kamere ni nk'ubuhe mwumva ubundi uretse ibyo navuze, kureba imihindagurikire y'ubuzima cyangwa bw'umugore. Ubundi buryo butuma umubyeyi atabyara abana begeranye cyane nk'ubuhe mujya mwumva, atari ubw'ibinini, numve niba mutekereza, kugira ngo umubyeyi akurikize umwana hashize igihe kinini, ngo natwe tubwire cyangwa avuga cyane. Nibyo itanga urunigi nyine, bakamenya iriya minsi y'ikisikire menstruelle y'umugore. Nicyo navuye. Ubundi buryo butuma umwana atamukurikiza vuba, akifata, kwifata muri cya gihe cy'uburumbuke. Ubundi buryo butuma, niba nshaka kumenya ngo numve nimba, kuko uburyo bwa kamere hari ukumvikana ukamenya igihe cy'uburumbuke, uretse igihe ubundi butuma umwana udakurikiza umwana vuba n'igihe, numve niba mubizi mugo muri urubyiruko. Akandi kantu gato, uburyo bwa kamere bufitemo utuntu twinshi cyane, kureba ururenda afite ukuntu abireba. Très bien, regurata, ndakwemeye. Konse igihe kirekire, urumva ra? Nukura mukore mu ntoki ratasavu. Konse igihe kirekire, kandi udasiba, konse igihe kirekire. Atari nk'igihe byateye by'akazi, afite amashereka yamusigira muri bibero akaza kubimu. Konse igihe kirekire. Nuva ko hano ndagira ngo mu mutwe wanyu, uyu munsi ntabwo nazanye n'ababa bihaye Imana cyangwa ababyeyi bakora muri serivisi y'ubusugire bw'ingo, ariko yenda ubutaha bazabaganiza buryo bati ubwo buryo bwa kamere mutubwire, bazana ibishushanyo babigisha ibyo. Ariko abafiyanse kenshi barabigisha, abazabona abafiyanse muzatubu ubundi barabibigisha. Ni bande bafite abafiyanse hano muri mwebwe mbere bitegura gushinga urugo? Ntawe? Umwe bafite, kuko ko iryo somo nari twarishyize mu bantu bitegura gushinga urugo. No kugira ngo mwumve ko uburyo bwa kamere harimo uburyo bwinshi, harimo n'ubwo mwavuze bwo konsa igihe kinini, kureba imihindagurikire y'ubuzima bw'umugore, iminsi y'uburumbuke, bakigomwa n'iki byose. Birumvikana? Bityo rero umwana nk'uko abepiskopi gatolika babivuze mu ibaruwa yabo, ntabwo nyisoma yose
bari basomeye mu kiliziya, sibyo? Umwana kuva gisamwa ararindwa, akubahwa, icyamuhungabanya cyose. Nta tegeko ryemera nk'umukristo wese kwica umwana yagize ati yasamye. Rino tegeko bakwa bepiskopi gatolika baratwandikiye, nta mbega ari kubera ko tugiye kubaza ibibazo turukiye gato tubaze ibibazo binyuranye, sibyo? Ariko ikinyenzi niki, umuntu ari mu ishoro ry'Imana, umuntu afite roho n'umubiri, ashobora gutekereza, ashobora kwifata muri ya minsi y'uburumbuke, umuntu ashobora gushyira umwanya hagati y'umwana n'undi nk'uko Kiliziya biteganya, akabyara bake cyangwa benshi akurikije umutungo, akurikije n'imvune z'umwana n'umubyeyi, kandi umwana agomba kubahwa kuva gisama ko ari umwana nyawe. Icyaha cyo gukuramo inda ni icyaha gikomeye muri bya byaha bikomeye bya Kiliziya. Mwebwe rero urubyiruko muzabyirinde, kubera ko bigira ingaruka ku buzima bwakuyemo inda, ku buzima bwamufashije ahora afite icyo gikomere cyasamye buri gihe, kubera ko yishe umwana kandi ari Imana, amaraso yose n'ay'Imana ntabwo ari ayacu. Reka ngarukire hano.